Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakozi ba radiyo nyine basubije muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kuwa mbere ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12. Mwese rero ndabasuhuje kuri kuwa mbere. Ndagira ngo dusesengura amakuru yaranze iki cyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 12 kugeza ku cyumweru ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12. Reka dutangire ngira ngo muri iki cyumweru gishize inkuru yabaye ndende ni inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika na Amerika yabereye hari Washington kuva ku itariki ya 13 kugera ku itariki ya 15. Iyo nama yavuzweho byinshi, ngira ngo byinshi nagiye mbibabwira, ariko ndagira ngo turebe n'ibindi bitavuzwe kandi bifite akamaro gakomeye byerekeranye n'iyo nama. Reka dutangire mvuga ko inkuru yageze aho igasa naho itwara umwanya munini kandi ubona idafite agaciro kanini. Naho bavuga ko Perezida Kagame atari mu ifoto ngo irangiza y'abakuru b'ibihugu bose. Abenshi rero bakavuga ngo ntiyagiyeyo, bamwe bavuga ko yapfuye, bati ntabwo yagiyeyo. Ibyo byose ndagira ngo tutabitaho igihe kinini cyane, reka mbikomozeho ijambo rimwe gusa. Inkuru nk'iyo tuyisanga mu kinyamakuru Veritas Info ivuga ngo Rwanda, ngo Paul Kagame yahuye n'uva gusenya muri Amerika ubwo yabuzwaga kwinjira mu nama y'abakuru b'ibihugu. Iyi nkuru nagerageje gushaka mu binyamakuru byose, kandi Washington hari abanyamakuru benshi cyane kuko ndetse n'abanyamerika bonyine ibinyamakuru byabo ni byinshi. Nta yindi nkuru, nta kindi kinyamakuru na kimwe cyayivuze. Iyi nkuru rero ni igihuha, ntabwo ariyo. Kandi nanjye narebye nsanga n'uyu wayanditse nawe harazi ko atariyo, kuko nasanze ataratinyutse gushyiraho izina rye ngo ni Veritas Info. Iyi nkuru rero yahereye no kuri iyi foto, aho bavuga ko Perezida Kagame atayirimo, hakazamo Biruta. Murabona Biruta nguyu aha ngaha inyuma muri iyi foto. Ariko reka tubitindeho kubera ko mwabaye benshi kunyandikira mumbwira muti hari channel yo kuri YouTube yavuze ko radiyo inkingi ngo yavuze ko Kagame akiriho kandi ntawagiye Washington. Ariko ibyo ntabwo tugomba kongera kubitindaho, mwabaye benshi kunyandikira. Narabibonye aho umuntu usanga yibasira radiyo inkingi yihishe inyuma y'amazina y'amahimbano, ndetse ugasanga arahimba n'andi mazina akongera agashyiraho commentaire, mbese agatera akisubiza agashyiraho commentaire, ugasanga n'ubundi aratwibasiye twese. Ariko ntabwo ibyo twabitindaho. Inkuru yagendeho ni iyi nkuru nemeje ko atariyo, uzanyomoza azambwira. Ibi rero ntabwo twabitindaho, ahubwo reka turebe iki inama yagezeho. Iyo nkuru ntitwayitindaho kandi biragaragara. Niba Kagame ataragiye muri iriya foto, icyabimuteye kiragaragara. Nuko Kagame no muri interview yatanze aremeza ko yashakaga kubonana na Perezida Biden rero ntabwo yamwakiriye, bikaba byaratumye wenda agira umujinya we akavuga ati reka nigendere. Yaragiye rero ajya kureba umupira muri Qatar. Ikindi gishoboka nanone nuko biriya bintu byatumye iriya foto yatumye abantu bakomeza kuyivugaho. Ibyari inkuru nyayo bisa naho biyoyotse, cyane ko icyo gihe icyari kivugwa nuko bavugaga bati ingabo za Perezida Kagame zafatanyije na ziriya z'umutwe wa 23 zica abantu ikishishe. Ikindi kandi nuko n'ayo masezerano ya Rwanda ntabwo yigeze yubahiriza ngo ziriya ngabo ze zive mu birindiro. Ndetse ikindi kibazo cyamujishe n'ikira cya Rusesabagina. Ibyo bintu rero ko ari bitatu usanga aribyo byatumye Kagame asa naho agira umujinya w'umuranduro, akavuga ati reka nigendere n'inama itararangira. N'ikibazo cya Rusesabagina muribuka rwose yabivuze mu binyamakuru, aho avuga ati ahubwo ninshaka muzanyica ariko ntabwo nzamufungura. Ati kereka muteye igihugu cyanjye mukaza mukagitera nanjye mukankuraho, ati niho bizakunda. Ibyo yabibwiye kiriya kinyamakuru The New York Times, nicyo cyabitangaje. Ariko no muri bariya banyamakuru bamutumiye ba Semaphore naho yabigarutseho, ndetse n'iki kinyamakuru cyitwa Garowe Online nacyo cyabigarutseho. Murabona ko yavuze ngo run your country and let me govern Rwanda to the best knowledge, Kagame tells Biden. Ahangaha rero byerekana ko yavuye koko muri Amerika yarakaye, kuko urabona nk'ahangaha aravuga ati ngaho nimuyobora igihugu cyanyu, nanjye mureke nyobora icyanjye uko mbyumva. Ati ibindi murambwira ntabwo ari byo. Ni ukuvuga rero ko kiriya kibazo cya Rusesabagina cyaramugonze cyane,
cyane cyane na kiriya cy'umutwe wa 23 ariko cyane cyane ikikwa Rusesabagina kuko abanyamerika ubutegetsi bw'abanyamerika bwose bwamubwiye ko ugomba gufungura Rusesabagina ariko ugasanga waravuga ati murimo muranshyiraho igitutu yaravuze ngo ngo ni intimidation ni nko kubwira umwana uti rekeraho wa mwana ukamureba igitsuri mbese akarekeraho rero yaravuze ati ntimugire ngo ndagafu kwivuga rimwe ati ntawe nzarekure nimushaka muzanyice naha rero murabona ko yabakuriye inzira ku murima ahita rero yikubita arigendera kuri ibi ngibi kandi ntabwo ari byo gusa kuko nahangaha nk'uko tubiba kuri Radio France Internationale murabona ko hano baravuga ngo a Washington Anthony Blinken interpelle le Rwanda au sujet du M23 ahangaha rero murabona ko naho cya kibazo cy'umutwe wa 23 uretse kiriya cya Rusesabagina nacyo cyaramugonze ni ukuvuga mbese ko iyo biragaragara ko hariya muri iriya nama Washington Kagame ntabwo yorohewe kubera biriya bibazo byombi yinangiye akanga ko bikemuka kandi abanyamerika byombi babishyizeho umutima Biden ngo yaramubwiye ngo la position américaine est claire et transparente aujourd'hui les Américains continuent de dire que le Rwanda a une influence sur le M23 et qu'il peut participer à la solution en enjoignant le M23 de cesser les hostilités et de sortir ahangaha nyine baravuga bati abanyamerika barabizi rwose ko Kagame ari we mbese we n'umutwe wa 23 ntaho bitaniye n'ingabo ze ziriyo baravuga bati agomba kubikora ku buryo azikurayo ati naho ubundi ntabwo ati kandi birashoboka ahangaha rero murumva ko ntacyo yamuhishe Blinken niko yamubwiye ariko muribuka ko nari nabwiye ko na Blinken yari yabwiye Kisekedi ati nawe cyakora witonde imvugo z'urwango uzagerageza gukomeza kuzikumira mbese nk'uko yabigenje muribuka ko Kisekedi yakomeje kuvuga ati abanyarwanda s'abanzi bacu nyabuna ntimugire w'umuhohotera aha rero Kagame nk'uko mbibabwiye ibibazo bitatu byaramugonze cyane niyo mpamvu na Joe Biden atamwakiriye yego bifotoje hamwe ko iyo bagiye kurya hari ukuntu buri perezida anyura imbere ye bakifotozanya undi akanyura imbere ye bakifotozanya ni ikibazo cy'umunota umwe bagenda n'ifoto mbese kugira ngo nyine bavuge ngo bagiye muri Amerika ariko ababonanye nabo Tshisekedi yabonanye nabo byaragaragaye Kagame rero ntabwo yigeze abonana nawe nubwo yabishatse nababwiye nteka turebe icyo iyo nama yagezeho murabona nk'iki kinyamakuru ni La Croix baravuga ngo a Washington un sommet avec l'Afrique pour contrôler l'influence russe ou chinoise ahangaha abanyamerika bafite impungenge baravuga bati Afurika barimo barayidutwara abashinwa bariyo ku mbaraga abarusiya bariyo ku mbaraga cyane cyane bakoresheje uriya mutwe wabo witwa Wagner rero ubu ngubu mwumvise ko yageze no muri Burkina Faso ndetse mu binyamakuru bavuze ko perezida wa Ghana yavuze ko muri Burkina Faso uriya mutwe wa Wagner wagezeyo ndetse bikaba byakuriye ingorane hagati y'ububanyi n'amahanga hagati y'umubano wa Burkina Faso na Ghana perezida rero wa Ghana yabivugiye hariya muri Amerika ahangaha murabona nyine ko ni televiziyo France 24 iravuga ko ikibazo gihari hariya hagati abanyamerika ikintu bashakaga no kugira ngo bahagarike umuvuduko w'abashinwa na Rusiya muri Afurika ibi nababwiye ko abanyamerika batangiye kubona ko ibi bintu bitoroshye aho muri Nations Unies hariya muri Loni igihe batoraga imyanzuro yo gufatira ibihano Rusiya abanyafurika bamwe usanga barifashe ndetse abandi banga kuwushyigikira rero byateye ikibazo Amerika cyane cyane ko iyi nama yahuzaga abakuru b'ibihugu ba Afurika n'ubutegetsi bw'abanyamerika na Joe Biden yaherukaga kuba mu 2014 ku gihe cya Barack Obama ubu rero barongeye barabyutse baravuga ati imyaka 8 yarishize none mureke twongere turebe kuko barabona ko ibintu bitoroshye muri iki kinyamakuru cya Deutsche Welle baravuga bati mbese twafata iki mu nama ya Amerika n'abanyafurika ahangaha rero baravuga ko bageze ku kibazo cy'ubutegetsi bwiza na demokarasi gushora imari kurwanya iterabwoba n'umutekano muke mbese ibyo bibazo byose ngo babinyuzemo nk'uko mubibona kuri kinyamakuru cya Deutsche Welle ikindi twafatamo nuko nk'uko ikinyamakuru cya Deutsche Welle kivuga baravuga ko hari miliyari 2 z'amadolari bashyizemo kugira ngo barwanye inzara muri Afurika miliyoni 75 z'amadolari yo kugira ngo bimakaze demokarasi muri Afurika hanyuma na miliyari 100 z'amadolari zo kugira ngo
batsure umutekano muri Afurika. Bya bindi nababwiraga ngibi, perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yavuze ko igihugu baturanye Burkina Faso cyasinye amasezerano na wa mutwe witwara gisirikare ariwe Wagner, ndetse ngo yavuze ko abacanshuro bamwe b'Abarusiya batangiye kwegera umupaka wa Ghana. Murumva rero yari arimo ateza ubwega uyu nguyu perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo. Ikindi twakura muri iriya nama ni ibyo dukura muri disikuru ya perezida Biden yakoze asoza iriya nama. Turabona rero ku rukuta rwa leta y'Abanyamerika, murabona ngo allocution du président Biden lors de la session des dirigeants du sommet États-Unis-Afrique sur le partenariat sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. Iki rero baravuga ko ari disikuru yari mu cyongereza bashyira mu gifaransa, ariko muri iyi disikuru icyo nafashemo ni iki? Icyo nafashemo ni uko aravuga ati icyo nshaka ni uko mwambwira, ati ndategereje rwose, ati ndaribwaribwa umugani wa wundi, ko mwambwira icyo twafatanyaho. Ati ndavuga ko ari ugufatanya kuko aravuga ati nous pouvons approfondir notre coopération et j'insiste sur le mot coopération. Avuga ati rero ntimukeke ko hari ibyo ndabahatira no kugira ngo tuzafatanye. Ikindi yabasezeranije ni uko umuryango w'ubumwe bwa Afurika ubu ngubu ngo agiye guharana ku buryo uzagira icyicaro gihoraho muri uriya mutwe w'ibihugu 20 bikize icyo bita G20. Hanyuma abemerera ko agiye n'ubundi kuzakora ku buryo Afurika igira umwanya w'icyicaro gihoraho mu nama y'amahoro ku isi ya Loni. Kandi yaranabahanuye, ariko nyine uretse ko muri Afurika sinzi niba bizanakunda. Aravuga ati umubano wacu w'ibihugu byacu bihereye kuri Amerika tugomba gushyigikira demokarasi, tukubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu, tukaba mbese abantu bakora nk'abikorera, nk'uko ibintu byaba byanditse muri ADN yacu, niko yavuga. Ni nko kuvuga ati ibintu by'ubumuntu byacu biturimo akaba aribyo dukoresha. Arimo aravuga ati twashyizeho $1,000,000 kugira ngo dufashe ibihugu dufatanya nabyo kugira ngo bishobore kwiteza imbere mu bintu byerekeranye n'umutekano. Hanyuma akavuga ati maintenant comme chaque dirigeant ici le comprend, la vraie mesure du succès n'est pas dans les annonces mais le suivi. Aravuga ati ngiye ibintu ntabwo ari ukubivuga muri disikuru gusa, ngomba gushyiraho n'ukuntu bazabikurikirana. Aravuga ati c'est pourquoi j'ai demandé à l'aide de nos grands diplomates un homme avec un profond respect pour l'Afrique. Ati nabajije rero, ati niyo mpamvu ngubu nabajije umugabo wakoze diplomasi wahagarariye igihugu cyacu cya Amerika. Ati rero nkaba mushyizeho kugira ngo azakurikirane uyu mubano wacu n'ibihugu bya Afurika. Ato nta wundi rero, ati yitwa Ambassadeur Johnny Carson. Johnny Carson rero ni umwambasaderi ukomeye cyane. Nagerageje kureba uwo ari we, nsanga Johnny Carson, Ambassadeur Connie Garson rero arakomeye cyane. N'ubundi iyo tugiye kuri urubuga rwa diplomasi y'Abanyamerika, mbese urubuga ruvuga iby'abantu babahagarariye mu mahanga, Johnny Carson usanga ari umuntu w'igihangange cyane kuko azi Afurika pe, nk'uko bigaragara. ni umuntu yabaye muri Afurika igihe kirekire, ari umudiplomate, yabaye muri Nigeria hagati ya 67 hagati ya 69 na 71, 75 kugeza 78 yari muri Mozambique, 86 kugeza 90 yari muri Botswana. Murumva rero, ndetse yabaye no muri Tanzania, ari volontaire de la paix, ni ukuvuga abakoranabushake mu bakoranabushake b'Abanyamerika icyo gihe bari muri Afurika. Nawe yari ahari muri Tanzania muri za 65, 68. Murumva rero ko yageze muri Afurika kera. Hanyuma rero murabona ko yabaye ambasaderi muri Kenya muri 1999 kugera mu 2003, abambasaderi muri Zimbabwe 97 kugeza 99, ndetse mbere yaho yari yaragiye kuba ambasaderi muri Portugal, yagiye muri Botswana 86 kugeza muri 90, ajya muri Mozambique 75, 78, na Nigeria 69 kugeza muri 71. Murabona rero yakomeje kandi no kuba secrétaire d'État, ubu ngubu akaba
ari mu secrétaire d'État ushinzwe ibibazo bya Afurika, ubu ngubu mbese akaba ari mu zabukuru yarafashe ikiruhuko, ariko ntabwo ndababwira ko yashinzwe ibibazo bya Afurika nyine hagati y'ibihumbi 2009 kugera mu 2013. Ambasaderi Carson rero iyo usomye ibintu bye byinshi usanga muri za conference mu biganiro mbwirwaruhame yagiye atanga cyane cyane muri za universite z'abanyamerika, hari aho bamubaza ugasanga we avuga ati gutegeka ibihugu binini birananirana cyane. Icyo gihe yavugaga Sudani, avuga na za Yugoslavia, ariko umuntu ashobora no kubikomozaho kumva na biriya bya Kongo. Wenda icyo kibazo twazakigarukaho, ariko n'umwe mu bantu bavuga bati ibihugu binini kubitegeka birakomeye, yigeze kubivuga muri za conference yigeze gutanga. Iyo usomye kuri murandasi ubona hose babivuga. Ni umuntu rero uzi Afurika cyane. Reka inama y'Abanyamerika n'Abanyafurika tuyicumbikira ahangaha kuri uyu John Carson, Perezida Biden yashinze gukurikirana imyanzuro yavuye muri iyi nama. Reka turebe ikindi gika twavuga cyangwa se tuvunagura amakuru asigaye. Reka rero turebe amakuru avunaguye nyuma y'iki gika cyo kuri iriya nama y'Abanyamerika n'Abanyafurika. Reka duhere kuri iyi nkuru yo ku Gihe, aho yandika ati amadini akomeje gukenesha Abanyarwanda. Uyu mwanditsi ngo yitwa Kayonga. Urabona ko ikinyamakuru Igihe cyashyizeho umwitangirizwa, bavuga ko ibikubiye muri iyi nyandiko ngo ari ibitekerezo bwite by'umwanditsi Kayonga, ngo bishingiye ku byo yabonye ku mikorere y'insengero. Ahangaha aravuga ibintu biri byo mu madini, ngo niho honyine umuntu ukiri muto abyuka saa 5 za mu gitondo kandi atarwaye, maze nimugoroba ajya ku rusengero bakamubwira ko hari umugabo witwa Yesu ugiye kumugirira neza, bakamubwira ko agiye kumuha akazi keza, ngo atitaye ko abyuka saa 6 z'amanywa akazamuha imodoka nziza, ngo nta na rimwe bazamwigisha ko natabyuka kare ngo akore azakomeza kuba inyuma y'abandi. Ibi ngibi nibyo usanga abantu benshi, wa mugani nanjye ahangaha ndemeranya nawe, usanga barishyize mu madini, ugasanga ibyo gukora babigize iruhande. Ariko mu Rwanda ho hari ikindi kibazo gikomeye cyane uyu munyamakuru atavuze. Nuko mu Rwanda abantu bishyira mu madini kubera ko babuze amamenero. Ni ukuvuga ko umuntu agira atya kumva ngo mwene we baramwishe, akumva ngo undi baramujyanye, akumva ngo undi daso yamukubise yamumena umutwe, akumva ngo undi yaguye mu ahangaha. Ibyo byose rero ngira ngo akumva ngo undi bamwambuye isambu ye, mbese nta makuru meza baba bafite. Usanga abantu benshi bagira bavuga bati nimureke twishyire mu maboko y'Imana, naho ubundi katubayeho. Ibyo rero byo kujya gusenga no kwishyira mu maboko y'Imana bibaha umudendezo mu mutima, kubera ko nta yandi nta bw'inyagamburiro baba bafite. Niyo mpamvu ngira ngo uyu mugabo ibyo yanditse, yego nibyo amadini wenda hari aho nayo abona baje nyine agakomeza kugenda kujyana iyo rigoramiye. Ariko rero ngira ngo leta y'u Rwanda ihaye abantu umudendezo, n'abantu bajya gusenga babishaka batagombye kugira amadini kugira ngo bajye kwihishamo. Twavuga kandi n'iyi tweet y'uyu mugabo Nsengiyumva Bati, yerekana ukuntu amafaranga y'u Rwanda bagiye batanga mu ntwaro yagiye azamuka ku buryo buteye ubwoba. Murabona ko mu kwezi kwa 7 2019 bari kuri miliyoni 120 z'amadolari, none hano mu kwezi kwa 10 2022 bageze kuri miliyoni 164. Ziriya ntambara rero z'urudaca bahoramo nizo zituma aya mafaranga yongera. Ni menshi cyane rero, ni menshi cyane, kandi bakigera mu Rwanda ngo bari kuri miliyoni 30 gusa, ariko murabona ko bageze kuri miliyoni 30, bambi 138. Aravuga ati bishoboka bite ko abana 38 bishwe na bwaki bagira amafaranga n'aricyo batanga mu gisirikare mu kugura intwaro zo kujya kwica abaturanyi. Kuri iki kinyamakuru Primo TV turabona ngo ko muri Nyungwe hibutswa baguye mu bitero bya FLN bya Rusesabagina na Sankara. Iyi myigaragambyo rero nako ntabwo ari myigaragambyo, uko kwibuka twagufatanya na biriya bamaze iminsi bavuga ko hapfuye kw'ingabo z'u Rwanda zitwikiriye umutwe wa 23 zishe abantu ikishishe. Ahangaha nibyo barashaka kwibagiza, ndetse bagashaka no kwibagiza biriya bya Rusesabagina. Nababwiye ko ikibazo cya Rusesabagina cyagonze Perezida Kagame muri Amerika. Ibi byose rero nibyo bashaka gutwikira, niyo mpamvu ubona bari muri iriya mitwe. Mwabonye ko ejo bundi banakoresheje imyigaragambyo hariya
mu mpunzi z'abanyekongo ziri ku Kigeme ndetse n'Ibunagana bakoresha n'indi n'ahandi ndetse na za Kibumba. Ibi rero byose birimo birashaka guhishira buriya bwicanyi barimo bavuga ko ari ingabo za Kongo, bivuga ko ari ingabo za Kagame zitwikira umutwe wa 23 zijya kwica abanyekongo hariya hakurya iwabo. Mu ijwi ry'Amerika turasomamo ko Burundi severe ikomeje kwemeza ko ubwicanyi bwo muri 1992 ari jenoside y'abahutu. Mu Burundi rero muzi ko bateye imbere bagezeho bashyiraho itsinda bise ukuri verite reconciliation, ukuri n'ubwiyunge, niyo rero bita severe. Iyi severe rero yatanze raporo yerekana ko kuri 72 abahutu bishwe kubera ko bari abahutu, bemeje rero ko ari jenoside ndetse n'inteko ishinga amategeko yabo yarabyemeje. Hano kuri Facebook Afrique la première iradushyiriraho ikiganiro Kofi Olomide yahaye Radio France Internationale. Tout le monde le sait aujourd'hui de ce qui se passe dans l'Est. Je le respecte parce que c'est un chef d'État. Il peut être bon, moins bon, c'est pas bon. Mais voir des femmes tuées, des enfants, des enfants violés depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Son nom est cité comme comment est-ce qu'il trouve le sommeil? Nk'umuntu muzima ugira umutima atabagore kwica mufata ku ngufu abana abaturage abasaza muza kwiryamira abandi mutesha ishuri ati harya ubwo uruhande ukundamo Afrika ruri hehe. Muri Rwanda Tribune dusomamo ko Malawi abatari bake bakomerekeye mu nkambi y'abanyarwanda yatewemo grenade. Ibi ngibi ngira ngo ntabwo mbitindaho, muzi ko muri Malawi hariya za Zambia hehe muri Mozambique impunzi ziribasiwe cyane barazica umusubizo. Ahangaha rero mu nkambi ya Zereka baziteyemo grenade nk'uko mubibona hano ngo mu nkambi y'impunzi z'abanyarwanda n'abarundi ya Zereka mu karere ka Dowa ibarizwa muri Malawi abatari bake baturikanwe n'amagrenade yatewe n'abagizi ba nabi. Ariko abagizi ba nabi nta bandi, nta kwirirwa umuntu ashidikanya niba ari abantu ba Kigali n'inzego z'ubutazi za Kigali zoherezayo abantu kugira ngo bajye kwica impunzi bakomeze bazikurikirane nk'uko byagiye bigenda n'ahandi. Ikindi cyaranze iki cyumweru turangije ni za tweet za Rutaremara yarazanditse nyinshi 15 zikurikiranye havuga ngo Tshisekedi yakuriye Buruseli muri Matonge aho yacundaga yazunguzaga pizza akabona udufaranga two kugura costume chic 3 pièces n'inkweto high quality ngo byose kandi ari second hand cyangwa ngo yabikodeje ari ibintu byacagwa ngo cyangwa yabikodeje. Ariko ahangaha harimo arasebanya yerekana ko Tshisekedi mbese ngo atari umuntu wize ngo gukenda yajyaga kubyina ngo ntibitangaje ko ayobora Kongo igihugu cy'ubukungu bwinshi ngo batse ibihugu ikazakomeza kwitwarira ibyabo. Mbese aravuga ngo education de base ntayo, ngo ntabwo yize, psychological social development ngo wapi, political education zero. Mbese mwumva aravuga bya bintu byabo bya science n'iki. Ariko uyu witwa Rugaba Patrick aramubwira ati harya buriya niyo byaba ari byo koko ari gucuruza pizza i Buruseli no gucuruza amagi Kampala mu gakarito ku muhanda nka shobuja Paul Kagame, ikiza ni iki? Mwabase mushima birya byo kwicwa n'umudari waranze gufata isuka. Ahangaha aravuga Perezida Kagame yavuze ati data yishwe n'umudari kubera ko yari yanze guhinga. Mbese murumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ubundi umusaza nka Tito Rutaremara ntabwo yagombye kujya muri ibi ngibi, n'iby'agaciro kari hasi cyane. Indi nkuru dusoma muri Agence Berga yo kuri 15 y'ukwezi kwa 12 nuko Bosco Ntaganda agiye kurangiriza igihano cye mu Bubiligi. Bosco Ntaganda muramwibuka ko yahoze mu basirikare b'u Rwanda. Iyi nkuru kinyamakuru Bwiza cyayigarutseho kivuga kiti Bosco Ntaganda yoherejwe mu Bubiligi. Aha rero niho agiye kurangiriza ibihano bye by'imyaka 30 bamukatiye. Bosco Ntaganda mbibutse ko yari umusirikare wa FPR ya Kagame, bakamwohereza hariya za Goma Karikoroza. Yagiye gusimbura uriya Rurankunda ageze harakameza nabo abantu arabica karava, bageze bamwohereza no muri Turi ajya gushyigikira abahema aribo Bahima, na haragenda arabica karahava. Bamufashe rero kubera byo murega cyane cyane byari byo muri Turi abantu yisheyo. Ariko nkuko mbona mbivuga ntabwo ikibazo cyari cyakemuka kuko nk'ubu uyu yari umusirikare w'u Rwanda, yari umusirikare w'ingabo za Kagame. Ariko ntabwo bigeze bavuga Kagame bati uyu muntu wamwoherejeho kugira ngo bigende bite kugira ngo ajye kwica abantu. Bya bindi bagiye bahanira abantu barusha bita
la responsabilité du supérieur hiérarchique nawe bagombye kubimubaza umunsi umwe kuko niba ari wamutegekaga akamubwira ati jya hariya wogoze Goma wogoze Ituri ubu ngubu arimo arabiryora ariko usanga amategeko yarayakuraga ahandi kwa Kagame hariya hejuru. Reka tugere kuri urukuta rwa Facebook rwa Valentin Akayezu, njya mbabwira n'umunyamategeko njya nkunda gusoma ibintu bye kubera ko mbona biri mu bwenge. Aha rero Valentin Akayezu yasubizaga uyu witwa Rwirugambage aho yaranditse ati abahanuye indege bafite uruhare rutaziguye mu itsembo Abatutsi. Ni inkuru yari yanditse kuri 15 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka. Ubwo rero Akayezu we aravuga ati Bwana Placide Mugana nawe yari yabyanditseho, watanze igitekerezo kuri poste ya Rugambage iyi ngiyi naberetse, ngo ariko nanjye nifuje kugira icyo nkwibwirira uko mu mategeko mbyumva. Aravuga ati njye ndasanga hano harimo notion de complicité, ni ukuvuga abafatanyabikorwa, ngo bityo uwarashe indege responsabilité pénale imuriho kandi azayiryozwa nk'umwe mu batanze inkunga ikomeye mu icuruzwa ry'umugambi wa jenoside. Ni ukuvuga rero ko responsabilité pénale ni ukuvuga nyine ko icyaha kimuhama. Hanyuma ngo kugeza ubu imanza zabayeho zose haba Arusha, akavuga ati Bagosora case wiswe ko ari mastermind wa jenoside warabuze, umugambi warabuze, ahanirwa kudatabara abari mu kaga. Aravuga rero ko uwo mugambi muri urubanza rwa Bagosora, uwo mugambi ntabwo bawubonye wo gutegura jenoside. Ngo mu Rwanda naho mu rubanza rwa Lewo Mugesera wiswe umucurabwenge wa jenoside, ngo wiswe ko ari mu bateguye irimburwa ry'Abatutsi, ngo uwo mugambi warabuze, ahanirwa icyaha cya incitation à la haine gusa, ni ukuvuga gushishikariza abantu gukora icyaha, gushishikariza abantu kwanga abandi. Aho ngaho rero nawo muri urubanza rwa Mugesera naho ngo byarabuze, bamuhanira gushishikariza abantu guhembera urwango. Ngo izi ngorane zo kubura umugambi w'icurwa rya jenoside ntibikuraho ko itakozwe, ari nayo mpamvu hari abasesenguzi bemeza ko iriya jenoside ari spontane. Jenoside spontane ni nka jenoside yaziyeho yahutiyeho, ngo bisobanuye ko jenoside ishobora kubaho bitewe n'impamvu runaka, bitagombera gusaba umugambi wo kuyicura. Ngo atari ibyo, ngo niba FPR irega leta y'abatabazi gucura no gushyira mu bikorwa jenoside, ngo ntitwaba tubona ababaye muri iyo leta mu gisirikare no mu zindi nzego z'ubutegetsi bwayo ngo bagirwa abere. Ni birebire rero, ni birebire. Aravuga ati dugaruke ku ruhare rw'uwahanuye rwarashe indege. Uwakoze igikorwa cyo kurasa indege ni icyitso cy'ibanze complice, bityo akaba agomba kubibazwa ku rugero rumwe n'uwakoze jenoside. Amategeko y'u Rwanda avuga ko icyitso gihanwa nka gatozi, le complice est punissable au même titre que l'auteur. Ngo duhereye aha, uwarashe indege ya Habyarimana agomba kuryozwa icyaha cya jenoside ku rwego rumwe n'uwakoze jenoside. Ntashobora kwitwaza ko atari principal actor, ko atari mbese umuntu w'ibanze mu gukora ibyo bintu. Ngo imvugo nshingiraho niyikurikira: niba iperereza rya mbere ry'iraswa ryari rifitwe n'Abanyamerika bakanarisangiza high commander wa FPR, ryerekanaga ko iraswa ry'indege rizakurikirwa n'urupfu rw'Abatutsi bagera byibuze ku 50,000. Mu Cyongereza avuga ngo according to some revealed confidentialities, avuga ati dukurikije ibintu bimwe by'amabanga twabonye. Ibyo ngo wavuga ute ko uwarashe indege atatanze inkunga ya nkenerwa mu bikorwa bya jenoside, mu ikorwa rya jenoside, ku buryo kubura kw'iyo nkunga jenoside itari kubasha gukorwa. Ngo aho hahita hazamuka notion ya complicity muri criminal law terminology. Avuga ati ubwo mu bintu by'ubufatanyacyaha, mu mategeko y'ubufatanyacyaha, ati mu Kinyarwanda ndetse n'amategeko mpanabyaha y'u Rwanda bavuga ko icyitso ashobora kuba uwo ari we wese watanze inkunga ya ngombwa ku buryo iyo nkunga iyo itaboneka icyaha nticyari gukorwa. Ngo nshingiye aho ndahamya ko nyir'ukurasa indege ari icyitso mu cyaha cya jenoside. Ngo rero mu gihe uwarashe indege
yari azi inkurikizi zizakurikiraho bihita bimugira icyitso mu cyaha cya jenoside, bityo igihe ubutabera buzashaka gukora mu bwigenge azabiryozwa nta kabuza. Valentin Akayezu nabwiye ko nkunda kugira za positingi ze kubera ko ashyiramo amategeko ugasanga n'ibintu bye bisobanura. Maze rero reka tuyarekere aho ngaho, mwirirwe naho ubutaha, naho kuwa mbere utaha mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard, kandi murakoze kuba mudukurikira muri benshi.